Umukecuru wo mu kigero cy'imyaka 60 yari yibereye mu rugo ari kumwe n'umwuzukuru we w'umukobwa wari ufite imyaka 8. Hari mu biruhuko, uwo mwana akaba yari hari mu rwego rwo kuba amufasha mu turimo. Umukecuru yari agikomeye, afite imbaraga, ataratangira no kwitwaza akabando. Yari yitiriye mu cyaro, abana be 3 barashatse, undi wari usigaye w'umusore wari ufite imyaka 26 nawe akorera mu mujyi. Uwo mukecuru yari asirimutse ku buryo abashaga kwakira amafaranga kuri telefoni akamenya nuko yabikuza. Mu gihe yabazaga umwuzukuru we niba amazi yari ashyuhije yabize ngo basukemo umuceri, telefoni yarasonnye. Yabonye nimero nshya ayitabana ubwuzu. Abantu bamuhamagaraga benshi babagara bo mu muryango bifuza kumenya uko ameze, cyangwa abana be bamuhamagaraga kugira ngo bagire ibyo bapanga nk'umuryango. Akitaba, umusore wari umuhamagaye amuvugishije yitonze ati "Allo, mwiriwe neza Madamu Maria Rosa?" Rosa yahise amwenyura, mu mutima arivugisha ati "Uyu musore uzi amazina yanjye yombi ninde?" Yaramwikirije ati "Yego ni njyewe, ariko sinakumenye." Umusore ati "Oh, ahubwo reka mbanze basuhuze. Muraho neza mama?" Rosa ati "Turaho, turashima Imana." Umusore yarakomeje ati "Ndabashimira ko mwitabye telefoni. Nitwa Claude, ndi mu itsinda rishinzwe umutekano w'imikorere ya sosiyete y'itumanaho mukoresha. Murabizi ko ubu hari abatekamitwe bari kugerageza kwiba abantu, niyo mpamvu twahisemo kuvugana namwe kugira ngo tubafashe gukemura ikibazo kiri kuri konti yanyu." Rosa atangaye ati "Mbega muri abayobozi, none se konti yanjye iriho ikibazo? Nari nzi ko imeze neza, nabonaga bohereza amafaranga akajyaho, sinari nzi ko hari ikibazo." Claude ati "Rwose ikibazo si amafaranga mufite, ahubwo hari umuntu wagerageje kwinjira muri konti yanyu asa nk'ushaka gukuraho amafaranga. Yaba ari mwebwe?" Rosa ati "Hoya rwose si njyewe." Umusore ati "Twabonye kuri nimero yanyu ko mwagerageje gusaba ko amafaranga bikuzwa inshuro 2 zose ku munsi w'ejo hashize hagati ya saa 9 na saa 3 z'ijoro. Naho tuzi ko icyo gihe nari nsinziriye, ubwo se umuntu yashatse kwinjira muri telefoni yanjye, cyangwa n'umwana tubana hano washakaga kunyiba? Ariko se ko afite imyaka 8, ubu yaba yarashakaga iki?" Uwari wiyise Claude ati "Uko biri kose si uwo mwana, kandi mwebwe nta kosa mwakoze. Ariko kugira ngo tubashe gufunga uwo muntu ugerageza kwinjira kuri konti yanyu ya simukadi kandi tugahagarika ko amafaranga yanyu yibwa, turasaba ko mudufasha gato. Turiteguye, turi live muri system, niba mubyemeye twabikora byihuse." Rose yaramwenyuye yishimira Claude mu mutima, aramubwira ati "Oh, Imana iguhe umugisha mwana wanjye. None se mbigenze nte?" Claude ati "Ntabwo bitinda kuko ndi ku cyicaro kandi ndi kugenzura telefoni yawe. Icyakora kuko icyizere cyabaye gike mu bantu, nawe birashoboka ko utabyizera. Nk'uko natangiye mbikubwira, hariho abatekamitwe benshi kandi bagiye batuburira abantu batabarika. Abantu bakomeza kuduhamagara umunsi ku wundi batubwira ko amafaranga yari kuri konti yabo yavuyeho batazi uko byagenze. Niyo mpamvu nifuza ko nawe ubigiramo uruhare, aho kubigukorera ukabidufashamo. Si uko byatunanira, ahubwo no kugira ngo ubigiremo uruhare kandi dukorane utwizeye." Rose we yigiriye ubwoba, aramubwira ati "Mwana wa, ihutisha umbwira uko mbigenza, uwo muntu ataba ari no kongera kugerageza. Tudakererwa tugashiduka twaye udufaranga tw'umwana wanjye." Claude ati "Okay, hari uburyo bubiri bikorwamo, urahitamo bukoroheye. Ubwa mbere ni uko tubaha code d'activation cyangwa activation code, ubwo ni nk'imibare yo kwemeza kuri simukadi iriho amafaranga, mukayishyira kuri telefoni hanyuma mukabona uburinzi bwizewe. Ubwa kabiri ni uko muduha imibare y'ibanga ya simukadi yanyu kugira ngo duse nk'abari kubikora mu izina ryanyu, mbese tumere nk'ari mwebwe muri kubikora, dukande reset nko kongera gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo umutekamitwe atabona uko yinjira. Impamvu dukora ibyo bya reset ni uko asa nk'uwahinduye system zo kubikoramo, zo kubikamo amafaranga yanyu. Turabigukorera tubisubiza ku murongo. None urumva icyoroshye ari ikihe?" Rose ntiyaranabyumvise neza kuko yacangagamo utuntu tw'utwongereza n'udufaransa, yifuza ko bamukorera ibyoroshye. Yaramubwiye ati "Ubwo buryo bwa kabiri numva bworoshye kuko sinzi niba nashobora gushyiramo iyo code muvuze. Wambwira ibyo ukenera kugira ngo mfashe birangire vuba." Claude yigize seri ati "Murakoze, mumbwire imibare y'ibanga uko ingana iyo mukoresha mu gihe muba mugiye kubikuza amafaranga yanyu. Murabizi ko iyo mibare ari ibanga rya nyirayo, nta muntu n'umwe muba mwemerewe kuyisangiza. Natwe ntabwo turayikoresha nabi, ahubwo turayishyira kuri protection. Nyuma yo kuyikoresha kuko turaba twayimenye, turagusaba guhita uhindura iyo mibare y'ibanga yawe. Uri buze kubyikorera biraba byoroshye, kandi ntuzigere ukora ikosa ryo kuyisangiza uwo ari we wese utari umukozi wa sosiyete y'itumanaho ukoresha. Mbese ujye ubanza umenye ko uwo muntu ari uwo muri customer care ugiye kugufasha. Tubwira imibare wakoreshaga, turayihindura nyuma turaza no kubigufashamo." Rose ntiyabyumvaga neza, ariko icyizere cyari cyaje. Yaramubwiye ati "Ariko sibyo birizewe?" Claude nawe ati "Turi mu bigo byizewe cyane, ibanga ryanyu riba ari ibanga ry'umutekano, ariko ntacyo byaba bigutwaye kuko nyuma turaribahindurira. Kandi uramutse utari kubisobanukirwa neza cyangwa utari kunyizera, hano hari abandi bakozi dukorana twabaguha bakagufasha." Rose yamubwiye imibare y'ibanga arenza atari ko mumbabarire muhindura ako kanya, sinshaka ko hari uwazayimenya.
Korode turakoze mama, bigenze neza cyane, tubikoze mu buryo butekanye, uretse gato nuko pugume ku murongo, reka ndebe. Yahise amubwira ati turabona konti yanyu ifite amafaranga asaga 534, nimutuzeho gato, ubu noneho turi gutangira gushyiraho protection. Rose ati ye ko ari menshi se, umuhungu wanjye wa bucura yoherejeho amafaranga sinareba, nari kuyabikuza muri iyi minsi, ubu si yo bayibana ari kumubwira ngo iki koko kandi ari kugura amabati yari yanyoherereje. Umusore ati humura, hano ku cyicaro tuba tubibona ariko turabikemura, iyo umuntu agerageje kukwiba twebwe tuba tubireba, reka mbanze kuyimurira kuri konti y'umutekano hanyuma tuyagarure mukimara guhindura pini. Ayo mafaranga ni menshi, niyo mpamvu twifuje kubafasha ngo hatagira umuntu wongera kugerageza kuyabiba. Rose yari yatuje yatanga yishimyemo, aramubwira ati ndakumva mwana wa, urakoze cyane rwose, Imana iguhe umugisha. Umusore yaramwijeje ati humura bimeze neza, bisa nkaho bikemutse. Hanyuma rero mugiye gukanda imibare ndi bubabwire, murebe ko amafaranga akiriho muhite muhindura umubare w'ibanga. Reka mbe mfashe undi muntu gato nawe ufite verification system yanze, birasaba ko mubanza gukanda iyo mibare ngiye kubabwira. Wanasaba uwo mwuzukuru wawe kukwegera akayandika ahantu, urayemeza muri telefone gusa bihita bihinduka. Ntuzi gusoma? Nihoti cyane rwose, gusoma ndabishoboye. Umusore yamubwiye iyo mibare, amaze gukupa Rose asigara yishyiramo. Yaremeje abona message yavuga ngo usigaranye 234 kuri konti yawe. Yarikanze aribaza ati kambwiye ko ari 534 biriho, nkaba ndi kubonaho 234 300 agiye he? Yongeye guhamagara nimero ya Korode ngo amubaze ikibaye, bamubwira ko ijimije. Umutima watangiye kumurya, aribaza ati ariko koko uriya yari umukozi wo muri customer care. Yakomeje kugerageza nimero ntiyacamo na gake. Yarababaye ahamagara umuhungu we ngo amumenyeshe ibibaye. Umuhungu we n'agahinda aramubwiye ati mama sinakurenganya kuko nawe batatuburira, ariko ndahombye pe, nifuzaga ko uyu mwaka ushira nsoje ibyo kugura amabati, kandi 300 nahuza amabati byagura, ubu ngize impungenge zo kuzakoherereza ndi. Wakabaye wahise uyabikuza ukayabika mu nzu abikuje, kuko nari kuzohereza umuntu wo kuzana amabati ugahita umwishyura mu ntoki. Umukecuru yamusabye imbabazi, amubwira ko yari yizeye umutekamitwe. Umuhungu yaramuhumurije, amwumvisha ko ari rusange ko buri wese yakwibwa, ariko aramwihanangiriza ati ntuzigere na rimwe wongera kugira ubwira pini yawe, kabone niyo yaba yita umukozi w'ikigo runaka. Ibigo by'itumanaho ntibigusaba pini kandi nta muntu ukwiriye kugusaba kumuha umubare w'ibanga. Abatekamutwe bakoresha amagambo yizewe, amagambo y'ubwenge kandi yujimwe n'urukundo kugira ngo bagushuke bakwemeze. Umukecuru Marie Rose yaramubwiye ati none se birangirire hano? Umuhungu ati dukwiriye kugira icyo dukora twihuse ahubwo. None ugiye kujya kuri polisi ubamenyeshe ko wibwe, kuko ndakeka uhamagaye ku kigo cy'itumanaho wowe byakugora. Jya kuri polisi n'ubundi harakwegereye, nizeye ko bari bugufashe neza. Yaramubwiye ati wikwigora, wowe kupa rwose ngende. Yahise yerekeza kuri sitasiyo ya polisi mu biro byakira abaturage. Hari mu masaha ya 5 z'amanywa, yinjira yambaye agatambaro mu mutwe, afite agatelefoni mu ntoki, amarira yazenze mu maso. Umupolisi kazi yarahagurutse, abonye ukuntu amarira yazenze mu maso asa nk'umuhobera gahoro mu rwego rwo kumuhumuriza no gutuma yumva ko yisanga. Yaramubwiye ati karibu mama, mwicare hano, none se nta mahoro? Rose n'ikinigati wahora n'iki wa muntu we, ko banyibyeho nari narabikiye umuhungu wanjye yose ngo azagura amabati, nako si yose ahubwo bayagabanyijemo 2. Umupolisi kazi ati mbega inkuru ibabaje, mwihangane rwose, reka dusubire inyuma ho gato duse n'abatangirana inkuru yose gahoro gahoro. Uwambwira uko byatangiye? Rose yashyize telefoni ku meza, afata agatambaro yihanagura amarira, aramubwira ati byatangiye saa 4 z'amanywa. Umuhungu yampamagaye afite ijwi ryiza, ampamagara mu izina ryanjye. Yambwiye ko ari umukozi w'ikigo cy'itumanaho ngo hari ikibazo cyari kiri kuri konti yanjye. Yambwiye ko hari umuntu washakaga kuyinjiramo. Umupolisi kazi ati mwabanje kumubaza aho akorera cyangwa amazina y'icyo kigo akorera? Noti yego nabimubajije, ambwira ko yitwa Korode, ngakora mu ishami rishinzwe umutekano kuri iyo sosiyete, kandi yambwiraga ko ibyo yambwiye byose bikomeza kubibanga. Umukobwa yamubazaga ibyo bibazo yandika ku rupapuro ibyo yamubwiraga. Yaramubajije ati yakubwiye iki kindi? Yaramusubije ati yambwiye ko konti yanjye bayihagaritse, ariko ngo bashakaga kuyifungura. Nako ndibeshye, ubanza yambwiye ko hari umuntu wagerageje kunyiba amafaranga bikanga, ngo rero bifuzaga kuyirinda ku buryo nta wundi uzabigerageza. Byasabye ko mubwira umubare w'ibanga, nyuma yaho amenda imibare yo kwemeza yo guhindura pini, ariko nyishyiramo nabonye ko nsigaranye 234, hari hariho 534. Uwo mupolisi kazi witwa Gatiana yaramubwiye ati mama mwihangane turabafasha, ariko se kuki mwamuhaye iyo kode? Yamusubije asuka amarira ati nayimuhaye mwana wanjye kuko numvaga ko ndi kurengera amafaranga, nari nzi ko ibyo avuga ari ukuri, kuko yaje amvuga mu izina kandi akambwira ko adashaka kunyima amafaranga cyangwa ngo ngereyo mwoherereza,
Abandi batekamutwe baza bavuga ko bayobeje amafaranga cyangwa ko konti bayifunze, bakagusaba kubabwira ayo wari usigaranyeho, ariko we yanyeretse ko amfitiye impuhwe kandi ni nawe wamenya amafaranga mfiteho ntayamubwiye. Tiana ubwo yabonye ko ari kumugora cyane amubaza byinshi, yitsa umutima aramubwira ati mwihangane rwose, ibyo bintu bimaze gufata intera mbi cyane. Barusahuzi bitwaza ko hari abakozi b'ikigo runaka bakigana imivugire yabo bakabeshya abantu cyane cyane abakozi. Yakomeje kumuhumuriza anandika mu gitabo ati ibyo mwahuye nabyo bikunze kugaragara cyane, benshi babigwamo ariko ntimukwiriye kwiheba, dufite ishami ry'ubugenzacyaha bikurikirana. Rose ati ubwo se bazayansubiza iyo mbimenya kare, kandi umutima wabimbwiye nanga kuwumvira. Note nubwo bitaba byoroshye kuhita uyasubizwa, turagerageza gukurikirana iyo nimero turebe aho amafaranga yagiye. Hari n'uburyo bwo gukurikirana aho konti ziri ndetse tukabimenyesha ibigo bikorana n'abo bantu. Rose ati ntabwo mwahita mumufata aka kanya se? Note rimwe na rimwe baba bahinduye simukadi cyangwa bagakoresha nimero zitababaruyeho, ariko burya abaturage baduhaye amakuru kare hari abo dufata, kandi turagusaba ko wazafatanya natwe gutanga ubuhamya mu gihe bizaba bibaye ngombwa. Yarakomeje ati mwabaye intwari kuba mwaje kutubwira, ibyo biba ku bantu benshi ariko bamwe baraceceka. Turabashimira kubw'ubushishozi mwagize, mureke tubafashe kuzuza raporo y'ikirego hanyuma tunayoreze ku ishami rishinzwe iryo genzura. Yamusabye kumuha nimero yamuhamagaye, areba igihe yamuhamagariye n'amafaranga yibwe. Icyakora Tiana yagize amakenga aribaza ati ni gute umusore yakuba amafaranga ntayakuriho yose agasiga ahandi, kandi yari yayabonye. Yanze kubitinda abwira umukecuru ati waba utashye tukazaguhamagara, urasiga nimero ukoresha, kandi humura ikibazo turacyitaho. Yamaze kugenda Tiana ahita ahamagara ku kigo cy'itumanaho. Yabaye amakuru ya nyiri iyo nimero yakoreshejwe mu butekamutwe, ababwira igihe yahamagariye, nimero yakoreshejwe, imyirondoro y'uwibaruyeho, banakoresha uburyo bwo kureba aho uwahamagaye yaraherereye. Amazina ye basanze atari Claude ahubwo hari handitseho Lionel. Rose yari yibeshye ku izina, kandi koko ntibyari koroha ko umutekamutwe amwibwira. Ubusanzwe iyo simukadi yakoreshejwe mu guhamagara cyangwa mu kohereza ubutumwa isiga amakuru y'igihe n'aho telefoni yari iherereye. Ibyuma cyangwa iminara y'ibigo by'itumanaho bifata amakuru y'aho telefoni biherereye mu gihe irimo gukoreshwa, bikerekana agace nyiri iyo nimero aherereyemo. Nubwo nyirayo yayikura muri telefoni, simukadi akayijugunya cyangwa akayimurira mu yindi telefoni. Bagendeye kuri ayo makuru bakoresha uburyo bugezweho bwo gushakisha aho umuntu aherereye. Telefoni yakoresheje baba bari kubona hire, simukadi yo ntibiba bikiri ngombwa akayishyira muri telefoni nubwo yayijugunya ntarebe. Iyo umutekamutwe yahise abikuza amafaranga, babona uwo mu agent bakamenya aho aherereye n'imyirondoro ye. Icyakora uwo mutekamutwe Lionel wari wiyise Claude abeshya Rose yari yabikuje 10,000 gusa, andi yayohereje ku manimero abiri atandukanye. Tiana afatanyije n'icyiciro cy'itumanaho barayikurikiranye muri system, babona nimero imwe yakiriye yari y'ibitaro, indi ari iya farumasi nawe y'ibitaro. Uwo mu agent nawe yakoreraga hafi y'ibyo bitaro no hafi y'iyo farumasi. Bamaze kubona aherereye babona ko ari ku bitaro, Tiana n'undi mupolisi w'umusore bafata inzira berekezayo. Bahereye ku mu agent bamubaza umuntu yabikuriye amafaranga witwa Lionel, ababwira ko yahise ajya kuri farumasi. Bagiye barababaza bati umusore witwa Lionel yohereje amafaranga kuri nimero yanyu angana n'ibihumbi 180, mwaba muzi aho aherereye? Uwo mukobwa ari muri farumasi yo hanze y'ibitaro yamubwiye ko uwo musore arwaje umukecuru, ko yaraje kugura umuti yaratumwe n'ibitaro. Tiana na mugenzi we binjiyeyo babaza umukobwa akoreragamo bati umusore witwa Lionel hari amafaranga yishyuye? Uwo mukobwa atumva uriya musore rwose n'Imana imutabaye, mama we yaragiye gupfa y'amafaranga ataboneka. Ibitaro byari byanzuye kutongera kumuha imiti batarishyura amadeni, none yamwishyuriye ubu ari kuvurwa. Ibihumbi 110 byose abyishyuriye icyarimwe. Mwari muje kumwishyurira? Tiana aramwenyuye ntiyagira icyo avuga. We n'uwo musore wundi w'umupolisi barebanye mu maso. Uwo musore aramubwira ati Tiana, ibyo bintu urabyumvise? Tiana ati ndabyumvise, uretse ko bitumvikana, reka tumubaze aho arwarije. Tiana yabajije uwo mukobwa ati none se ari hehe? Nawe atarwarije mu ndembe, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara. Ni umusore uri hagati na hagati, si muremure cyane kandi ntananutse bikabije. Ajya kubaho inzobe gake ariko nanone ntiwamwita inzobe, murahitamo mumubona. Ubusanzwe kwambura no kwitirira umuntu cyangwa ikigo runaka nk'uko Lionel yitiriye abakozi ba sosiyete y'itumanaho ni icyaha cy'uburiganya gihanwa n'amategeko, ndetse n'ubwo amafaranga yari yayohereje mu bitaro no muri farumasi uburyo yari yabonyemo bwari icyaha. Itegeko ryateganyaga ibyaha n'ibihano muri rusange ryavugaga ko uburiganya bushobora guhanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5, cyangwa agatanga ihazabu, atatanga ihazabu akaba yabitanga ari byombi, agahanishwa gutanga ihazabu, ni ukuvuga amafaranga y'igihano ahabwa leta nk'igihembo cy'uko yaburanishije umunyabyaha kandi gatanga ubutabera, bikiyongeraho no gufungwa. Mu mategeko yabo hari icyo bitaga impamvu zoroshya igihano.
Iyo umuntu yabaga yakoze icyaha ariko impamvu zabiteye zikaba zihuje n'impuhwe, akababaro cyangwa ubutabazi, urukiko rwabaga rufite uburenganzira bwo kugabanya igihano. Bakigera kuri Lionel basanze yigunze yubitse umutwe mu maguru. Tiana aramwegereye amukora ku rutugu aramubaza ati niwe witwa Lionel? Nawe ati yego. Undi ati nimero yawe isozwa n'uwuhe mubare? Lionel ati banyakubahwa, nari mbizi ko biri burangire mfashwe. Nimwigore nimumbwire ikigiye gukurikiraho, si ngombwa ko mujya kure mumbaza nimero yanjye n'amazina. Tiana yari yagize impuhwe, we na mugenzi we bagenzaga kibirinda kuvuga basakuza kuko umusore yari ari mu bibazo bikomeye kandi aho bari hari mu ndembe. Kubera kumara iminsi adahabwa imiti, mama we yari yagiye muri koma. Lionel yarababwiye ati reka nisobanure aho kugira ngo bibasabe kumbaza byinshi. Ubundi ibitaro byanze kuduha imiti tutishyuye bituma mama ajya muri koma. Nabonye ko ashobora gupfa, ntekereza ahantu nakura amafaranga ndahabura. Uku ni ukwezi kwa 4 tumaze hano, n'abanyamuryango dufite batwitayeho ku buryo bari kutugoriza. Kujya mu cyaro nkabona umukiriya wo kugura aho dutuye nabyo byari kugorana bikarangira apfuye. Rero amafaranga ari kuboneka atinze. Kugira ngo byorohe naporopoje amanimero atandukanye, ndavuga nti nimbona nimero iriho izina risa n'iry'umukecuru ndayihamagara nanjye nigana abatekamitwe, namvumbura ubwo nuko, natamvumbura nyamukureho. Hari iyo nabonye mpamagaye numva ari umukecuru, yanambwiye ko umusore wari wamubikije amafaranga ngo azagura amabati. Kugura amabati no gutabara ubuzima bwa mama numvaga naho bihuriye. Mutima urambwira ngo tabara mama wawe. Ubundi ngewe sinsanzwe ndi umutekamitwe w'umwuga, ariko nanone mama yarakeneye kuvurwa. Tiana byaramurenze, yarebye Lionel mu maso yizera ibyo yarababwiye. Icyakora ibyo yibazaga byose n'ibyo yatekerezaga byose amugirira impuhwe ntacyo byari guhindura. Amategeko yagombaga kubahirizwa. Lionel yari mu cyaha gikomeye, yari yariganyije umuntu yitira ikigo cy'itumanaho, nubwo bwose yabikoze kubwo gutabara mama we. Tiana yitaje mugenzi we ho gato ajya kubaganiriza muganga. Yaramubwiye ati muga, uyu musore yakoze icyaha cy'ubutubuzi, yiba amafaranga agera ku 300 kuri telefoni. Umukecuru yibye yaje kuturegera tubwira ko ari amafaranga umuhungu yari yamuhaye. None uyu musore tugiye kumufunga. Ariko hari ikibazo gikomeye kandi kiri uburenganzira bw'umurwayi urembye, cyane ko mama ari muri koma. Birumvikana ko abakeneye ibirenze ubuvuzi busanzwe, harimo ubufasha bwihariye mu mibereho ya buri munsi nko guhindurirwa imyenda, gufashwa kurya, gukaraba, kuganirizwa n'ibindi. None umurwayi udafite umurwaza kuko umurwaza agiye gufungwa, ibitaro bimufasha bite? Ni iki muteganya ku bantu nk'abo? Umuganga yaramusubije ati rero polisi, ibitaro cyangwa abaganga ntibafite inshingano z'umunsi ku wundi wo kwita ku murwayi mu buryo bwihariye nk'uko umurwaza yabikora, harimo kumumesera, kumuganiriza, kumuhindurira imyenda, kumugaburira, kumuzanira amazi no kujya kumugurira utuntu ku muhanda cyangwa se wenda nk'imiti muri farumasi ku buryo bwa buri gihe. Ibyo bikorwa bikunze gukorwa n'umurwaza cyangwa umukozi uhora ushinzwe umurwayi. Kandi uriya mubyeyi akigera hano ninjye twakoranye, ninjye wagiye umuba hafi. Yaje aruka cyane bikabije, ajya mu bwiherero buri kanya. Imbaraga zagize aho zishira ku buryo Lionel ari we wagasabwa kumukorera amasuku. Biranambabaza kubona umuntu w'umusore ari uri kwita kuri mama we bene ako kageni. Namubajije niba nta mukobwa uri mu muryango wawo cyangwa undi mugore waza akabikora, andeba mu maso aranyihorera. Nanjye narabibonaga ko nari mbajije ubusa. Yarakomeje ati umukecuru arwaye indwara ikomeye, ariko iri mu ndwara zikira vuba, ziravurwa zigakira. Ikigoranye nuko imiti myinshi igurwa muri farumasi. Uriya musore Lionel yabaga yiteguye kwirukanka akajya kuyizana, yagaruka agakora amasuku aho yanduje, mbese nawe ntajya aruhuka. Igihe cyaje kugera amafaranga yo kugura imiti muri farumasi arabura, kandi hano ku bitaro hari itegeko ryo kudaha umurwayi imiti mu gihe atishyura cyangwa ngo afashwe n'izindi nzego. Natwe rero twari twahagaritse kumwitaho, ahita ajya muri koma kubera kubura ubufasha. None uratekereza aramutse agiye ari nde wabasha kumwitaho muri ubwo buryo? Tiana yararakaye amubaza ati ese biremeye ko ibitaro byanga kuvura umuntu kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura imiti cyangwa ibitaro? Muganga Dedimanga ati oya, nuko njye ndi umukozi usanzwe, ndi umuganga nk'abandi bose, sinjye muyobozi w'ibitaro, itegeko yatanze turigenderaho. Tiana yahise ahamagara na mugenzi wari usigaye ahagararanye na Lionel, aramubwira ati baze ko umurwayi banze kumuvura kuko atishyuraga imiti bigatuma agera hafi yo gupfa, akajya muri koma kubera kutitabwaho, bagakomeza kumwihorera. Kandi ngo hari benshi bapfa muri ubwo buryo babuze amafaranga yo kwishyura. Uwo mupolisi nawe yagize agahinda, yibaza ari nka mama we bahazanye arembye, babura amafaranga yo kwishyura bakamwihorera ngo apfe. Nawe nubwo yari umusore, iyo nkuru yaramubabaje azenga amarira mu maso. Tiana aramubwira ati uyu musore ko numva agiye gutuma tubona ibibazo byinshi, tuje ari butuzanye tuje gukurikirana ikibazo cye, none urumva ko iki kibazo cy'ibitaro kigiye gukomera kuruta iki. Ibitaro byo bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga, bikemera ko bapfa kubera ubukene bwabo. Naho Lionel we yabuze uko agira, yanga ko mama wapfa, akora ibinyuranyije n'amategeko ngo amutabare. Urumva ko ibitaro rero byakoze icyaha kuruta icya Lionel. Tiana yibukije muganga amategeko y'igihugu cyabo, aramubwira ati uburenganzira bwo kuvurwa ni uburenganzira bw'ibanze. Itegeko riteganya ko buri muturage afite uburenganzira ku kugira ubuzima bwiza,
bivuze ko nta bitaro cyangwa ikigo nderabuzima icyo ari cyo cyose kigomba kwanga kuvura umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa kubera impamvu y'amikoro make. Ibitaro bifite inshingano zo kwakira no gutanga ubufasha bw'ibanze no kuri wa murwayi utishoboye. Mu gihe umurwayi yabuze ubushobozi bwo kwishyura imiti cyangwa ibindi bikoresho, ibitaro bikorana n'izindi nzego nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, imiryango itari iya leta n'ibindi kugira ngo baboneke ubufasha. Muri ibyo byose mwakoze iki? Uwo muganga yahiye ubwoba kuko nta kintu bari barakoze. Muri ibyo bitaro hari harapfiriyemo abantu benshi. Yaramubwiye ati banyakubahwa, ibi bibazo mwabibaza umuyobozi mukuru w'ibitaro kuko niwe duha raporo mu gihe umurwayi yabuze ubushobozi bwo kwishyura. Tiana ati nyereka raporo watanze kuri uyu nguyu. Ntiwambwiye ko ari wamukurikiranye? Umuganga atitira ati n'ubundi turazimuha ntagire icyo azikoraho, akatubwira ngo tureke umurwayi apfe niba yabuze aho kwishyura ngo abantu barapfa abandi bakavuka. Umuganga yaramenye amabanga y'umuyobozi we, nawe yaramaze kurambirwa ukuntu abarwayi benshi bashoboraga no kuba bakira bapfaga bazira kubura amafaranga yo guhita bishyura ibitaro. Tiana na mugenzi we babitekereje hagenda karabica, bashimira umuganga bati basi urakoze kuvuga uko biteye, wenda wari no kwanga kubivuga ugashaka ibindi binyoma utubwira kandi wenda twari kubyemera. Muganga ati mumbabarire nanjye sinjye, nzi neza ko nshobora kwirukanishwa kubera ayo makuru mbahaye, icyakora birambabaza kubona abantu bapfira hano kenshi bitewe n'ubukene. Mpita nibona ari nk'umuntu wanjye uri muri iyo mimerere kuko nkurikije amafaranga uyu musore yagiye yishyura n'ibindi umurwayi waba akeneye, nta muntu utagera ku rwego rwo gushirirwa. Tiana aramubwira ati rwose ibitaro ntibigomba kwanga kuvura umurwayi kubera ubushobozi buke bwo kwishyura. Leta ifite inshingano yo gutanga uburyo bw'ubuvuzi kuri bose ndetse n'ibigo nderabuzima bishobora gukurikiranwa igihe cyose binaniwe kubahiriza izo nshingano. Iyo hari umurwayi utaravuwe nk'uko bikwiriye, biba ari uburenganzira bwe cyangwa ubw'abamuhagarariye gutanga ikirego. Ubwo namwe mubyitegure muzatanga ibisobanuro kuri iki kibazo. Yaramubaje ati none se ubu mama wa Lionel yemerewe kuvurwa? Umuganga ati umusore yaguze imiti ishobora gukoreshwa mu gihe cy'ibyumweru 3 kuri farumasi, niwe umuvura kandi ku bitaro ntitugera. Yanishyuye 110 bari bagezemo ibitaro, ubu nta deni na rike bafitemo. Ubwo rero agomba kuvurwa noneho. Tiana yazenze amarira mu maso ati umusore yibye 300 none amaze gukoreshamo 290 muri ubwo buryo. Mise nsobanukirwa impamvu yamenye ko kuri simukadi hari hariho amafaranga arenga 500 akikuriraho 300 gusa, yakuyeho ayo yari akeneye. Mugenzi we yaramusetse aramubwira ati ariko kuri kumugirira impuhwe ushaka kumurengera ngo atabihanirwa. Tiana ati njye ndumva hashaka izindi nzira bikemukamo ntafungwe ahubwo akunganirwa. Mugenzi we ati ibyo byaba byiza, ariko uriya musore nava mu bitaro kuko yabonye ko gutuburira abantu yabikora akabishobora azakomeza kujya abikora, kandi nawe ashobora nko gutuburira umuntu wari ugiye kwishyura ibitaro afite umurwayi urembye nk'uwo yari agiye kuramira. Urumva se ubwo atakoze icyaha gikomeye? Ikindi uriya mukecuru Roza ntacyo twabona cyo kumubwira. Ubu rubanda bazi ko turi gukemura iki kibazo kandi nitugikemura neza bararushaho kwizera ubuyobozi, barushaho kwizera polisi na leta muri rusange. Tiana ati ubusara yasubizwa, umusore nta mafaranga na make afite, tumusabire gufunga igifungo gisubitse, twagerageza muri raporo tukabishyiramo. Umusore ati ibyo byashoboka, gusa bigendana no kuriha iby'abandi hakabaho ntihazaba irenga 100,000 yanagera no 500 ahubwo. None uriya musore urumva bamurengera bigakunda, icyashoboka kwari kumugabanyiriza ibihano bakamufunga igihe gito. Ahubwo wenda turatanga raporo isaba ko umurwayi we yitabwaho ku buryo atari buzira icyaha cy'umuhungu we. Ibitaro nabyo bigomba kumufasha. Tiana yabonye umuganga ashaka kugenda, aramubwira ati mbere yo kugenda banza umbwire uko byagenda umurwaza aramutse afunzwe. Nawe ati mu gihe umurwayi yabuze umurwaza, ibitaro bihita bikora raporo yihutirwa igaragaza ko umurwayi yabuze umurwaza ikagezwa ku buyobozi bw'ishami ry'imibereho myiza y'abaturage, ariko hari igihe bitubahirizwa ugasanga habuze uwabigira ibyenga byiteho. Ikindi kiba gishoboka ni ugusaba leta cyangwa inzego z'ibanze ko umurwayi ashyirirwaho umukozi wihariye wo kumwitaho, kabone niyo yaba yishyurwa na leta cyangwa bikaba ku bufatanye bw'imiryango itegamiye kuri leta. Dushaka umuntu ufite ubushobozi bwo kumwitaho by'agateganyo cyangwa leta igatanga ubushobozi bwo gukoresha umuntu umwitaho. Yarengeje ati rero uyu musore mureke kumufunga, muzaba mumufunga umurwayi we yakize. Tiana ati byakabaye byo, ariko kwiba amafaranga ya rubanda cyane cyane mu buryo bugaragara nk'ubutekamutwe nko kwiyitirira ikigo cy'itumanaho, kwiba ukoresheje telefoni n'uburiganya nk'uko Lionel yabigenje ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko. Kuba yibye umukecuru akaba akomeje gusakuza asaba ubutabera ni uburenganzira bwe kandi icyaha gikwiriye gukurikiranwa mu buryo bwimbitse. Ibi bivuze ko Lionel wakoze icyaha nta mpamvu yemewe mu mategeko igomba gutuma ataryozwa ibyo yakoze, keretse gusa habaye impamvu ikomeye yihariye kandi y'agateganyo nko kwemererwa kwita ku murwayi uri mu kaga, ariko bikaba biri mu mabwiriza ko agomba gukurikiranirwa hafi n'ubugenzacyaha. Niyo mpamvu uwo mukurikirana umunsi ku wundi ugiye kutubwira niba koko uwo murwayi batakwitabwaho n'undi muntu utari uyu nguyu Lionel. Muganga yarababwiye ataramutse avuwe neza yazava muri koma ari gukira, kandi ku muntu uri muri koma uwo ari we wese yamurwaza akamuba hafi yanakanguka agakomeza kumufasha.
Wenda Lionel bashoboraga kumugirira impuhwe agakurikiranwa ari hanze, gusa akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha akurikiranwa kandi hagashyirwaho uburyo bwo kumenya aho aherereye. Icyakora Tiana na mugenzi we nabo ntibari bafite ubwo burenganzira. Abapolisi bari bafite inshingano zo gufata umunyabyaha no kumushyikiriza ubutabera, ariko icyemezo cyo kubabarira cyangwa kutamufunga ntibagifata. Icyo cyemezo gishingira ku mategeko, ku bushinjacyaha no ku rukiko. Impuhwe z'abantu ku giti cyabo nubwo zaba zimeze zite ntizihindura igikorwa cy'amategeko. Lionel bahise bamwambika amapingu bamujyana kuri polisi. Mu gihe ariko badahari, ibitaro byasigaranye inshingano yo kwita kuri mama we wari ukiri muri koma atari kumenya ibiri kumubera iruhande, cyangwa bagashaka uburyo bwemewe n'amategeko bwo kumusimbuza. Bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi abazwa ibibazo ku byaha akekwaho, nta gutera hejuru yemeye icyaha, anagisobanura neza kuruta ukundi wese yari kugisobanura. Tiana yarahagaze mu muryango ari kumva ukuntu yiregura, amugirira impuhwe nyinshi. We yishyiraga mu mwanya we agasanga nawe yari gukora ikintu nk'icyo agatabara umubyeyi. Aho kuri sitasiyo, Lionel amaze gusobanura icyaha cye neza, bahise bamushyira muri gereza yari irimo abandi bantu mu gihe cy'amasaha 48 yashoboraga kongerwa. Tiana niwe wamwifatiye ukuboko amujyanayo, agiye kumufungurira umuryango ngo amushyire mu bandi, amureba mu maso aramubwira ati ndakumva, umutima wawe uraremerewe, ariko humura nubwo wowe wafungwa, njye ubwanjye ngusezeranyije ko mama wazavurwa agakira. Lionel yaramwenyuye aramubwira ati niba kuko uzabyitaho, nimushaka muzamfunge burundu cyangwa munyice, mama nakira nanjye nzaturiza muri iyi gereza, kandi nubwo nawe narapfuye mama nakira nzatuza. Tiana yagize ikiniga ashaka guturika ngo arire, afungura yihuse amunaga mu bandi, ahita akinga urugi yikinga ku rukuta abanza guhanagura amarira. Nyuma y'iminsi 2 bahise bamushyikiriza ubushinjacyaha. Umushinjacyaha arebye niba hari ibimenyetso bihagije, Lionel we ubwo arabimwihera amwemeza ko icyaha yagikoze. Babanje kumushyira muri gereza iminsi mike kuko icyaha cyemeraga ngo bazabone kumushyikiriza urukiko. Tiana we yarahangayikishijwe na mama wa Lionel, yaribazaga ati ubuse umubyeyi we bazamwitaho? Biriya bitaro nabyo bigomba kuzakurikiranwa kuko bitererana abarwayi bafite ubukene. Uko biri kose ninkomeza kwituriza ngo bagiye kumushakira uko kumwitaho, wasanga aguye mu bitaro kubera kutabikora. Kandi nasezeranyije Lionel kumufasha mama w'agakira. Yiyemeje kujya amusura akareba uko ameze, akanatera ubwoba abaganga basaba kumwitaho. Yagezeyo asanga yaravuye muri koma ariko ubasha kuvuga. Wa muganga ubwe yaramuri iruhande ariko umubeshya ibintu bitabaho. Tiana yaragize atega amatwi, muganga arakomeza ati urabizi ko ibitaro byari byanze kuguha indi miti kubera kubura amafaranga. Umuhungu wawe Lionel yansabye ko nshaka umuntu wo kukuba iruhande uwo akajya mu kazi akabasha kubona amafaranga. Umukire bagiye gukorana yahise yemera kumwishyurira amadeni yose n'imiti yose muri farumasi kuzageza uvuwe ugakira, ariko nawe agomba kuba ari kumukorera. Wihangane ntari we bakuri iruhande muri iyi minsi. Tiana yarumiwe ariko arishima cyane. Yagiye kurira yihagararaho, yarishimiye muganga cyane kubera ko yaramukazanyemo ibyo kuba umuhungu we yafunzwe byari kuba ibibazo cyane, wenda agahungabana. Mama Lionel yaramwenyuye aramubwira ati umwana wanjye Imana izamwiture, yaranyitangiye pe, nanjye nari nzi ko mpfuye birangiye, naho niba muzamvura ngakira uwandwaza uwo ari wese ntacyo bitwaye, mpfa kuba nzi ko umuhungu wanjye ari amahoro kandi ari njye wari kurihira kugira ngo mvurwe. Muganga amaze kuvugana nawe yegereye Tiana wari wambaye bisanzwe aramubaza tuje gukora iki? Nawe ati narinzanye ibyo kurya no kureba niba ari kwitabwaho, ahubwo se ari kubibasha, ninde umurwaje? Muganga atari umurwaza urwaje umurwayi begeranye, nawe namusabye ko aba mundebera, nzamugurira akantu buriya. Tiana aramwenyuye aramuhobera aramubwira tufite umutima mwiza cyane, ukwiriye kuba ari wowe uyobora ibi bitaro. Yegereye mama wa Lionel amubaza uko amerewe, undi ati ndikoroherwa kandi umuhungu wanjye ari mu kazi, Imana izaha umugisha n'uwo mukire bari gukorana ajya akomeza kumuha amafaranga rwose, ndebe ko nava muri ibi bitaro ndacyakeneye kubaho. Uwe nizeye ko ameze neza azabasha no kumvuza. Tiana yarasubiye kubaza umuganga niba koko ayo mafaranga yarahagije nta yandi bari kuzakenera. Umuganga yaramubwiye ati nabiganirijeho umuyobozi w'ibitaro ntacyo aransubiza, gusa uyu mukecuru nyuma y'ibyumweru 3 azaba asabwa kwishyura andi mafaranga, namubwiraga kuriya kugira ngo atuze. Tiana ati noneho ukomeze ubimubwire, ntuzigere umubwira ko umuhungu wafunzwe. Akira nimero yanjye uzamuhamagare nushyire mu gihe bizaba bikenewe, kandi nzajya nza hano kenshi. Umuyobozi wanyu w'umwihorere ndamukurikirana ku giti cyanjye. Tiana ashoboraga gutanga raporo agashyiramo ko n'abandi baganga bakurikiranwa, ariko uwo witaga kuri mama Lionel yamugiriye impuhwe kuko yari amaze kubona ko ari umuntu mwiza, ahitamo gukora raporo y'iperereza ayishyikiriza ubushinjacyaha na Minisiteri y'Ubuzima asaba ko bakurikirana umuyobozi w'ibitaro gusa. Mu gihe barimo bakurikirana icyo kibazo niko umunsi wo kuburanisha Lionel wegerezaga. Kuri uwo munsi Rose yaje kuburana. Umuhungu we nawe yari yamanutse aje mu rukiko ngo yumve uko byari kugenda. We yifuzaga ko umuhema afungwa akabaha amafaranga yabo akarenzaho n'indishyi z'akababaro, kandi yagiye ariko abyizeye azi ko bari butahane amafaranga yabo. Barahageze umwanya wo kuburana uragera. Rose yatanze ikirego cye asobanura uko yamwibye, Lionel nawe arisobanura.
yanze kujya kure, asobanura ko ibitaro byari byanze kuvura mama we burundu, yabona agiye gupfa agahitamo kwiba amafaranga akoresheje uburiganya kugira ngo avurwe. Kuvuga ko ibitaro byanze burundu kubafasha byahise bihuza na raporo yatanzwe na Tiana, birangira umuyobozi w'ibitaro nawe bamutekerejeho. Nyuma y'urubanza yagombaga gushyirwa mu maboko ataraye, akabanza gusobanurirwa neza icyaha yakoze ukuntu cyari gikomeye. Lionel yemeraga icyaha, ariko nanone nta bushobozi yari kubona bwo kwishyura ayo mafaranga y'indishyi z'akababaro cyangwa se ngo yishyure ay'ihazabu. Urukiko rwatanze imyanzuro runasobanura ko iyo uwibye nta mitungo agira kandi afunzwe, amafaranga y'uwibwe aba apfuye ubusa. Mu buryo busanzwe iyo umuntu yibye cyangwa yariganyije undi bikagaragazwa n'urukiko, uwo yibye agenerwa indishyi binyuze mu cyemezo cy'urukiko. Gusa kugira ngo ayo mafaranga asubizwe haba hakenewe ko uwayibye aba afite umutungo wafatirwa cyangwa amafaranga ashobora kwishyurwa. Lionel nta mutungo yari afite kandi ntibari kugurisha aho iwabo bari batuye kuko hari aha mama we aho kuba umutungo we bwite. Yari afite imyaka y'ubukure, naho bari guhera bateza imitungo ya mama we kubera icyaha we yakoze. Banzuye ko Rose yagombaga gutaha ntazigere yishyurwa na gato. Inshingano ya leta yari iyo gutanga ubutabera gusa, ntiyari iyo kwishyura ibyangijwe n'umuntu ku giti cye, keretse binyuze mu nkunga zidasanzwe cyangwa gahunda zabigenewe nk'ikigega cy'ingoboka kuri bamwe. Ariko Rose we yagombaga guheba, ahubwo akabonera ubutabera mu kuba umunyabyaha yarafunzwe. Uwibye ari kuba afunzwe, nta mutungo yagiraga kandi nta bushobozi bwo gukora yari afite ngo wenda azishyura gake gake. Urukiko nta kindi gikorwa cyateguye cyo kwishyuza, rwavuze ko uwibwe agomba guhomba burundu. Yatashye ababaye, umuhungu we atabyumva, batiteye ku mpamvu yatumye umusore abiba. Ibyo byashyize Lionel mu byago byo gukatirwa imyaka 2 kuko atari kubasha kubona indishyi cyangwa ngo abone ihazabu. Yari afite impamvu yo koroherezwa ibihano, akaba yafungwa amezi make, ariko kuko byari kugendana no gutanga amafaranga y'ihazabu ntibyari gukunda. Yashoboraga no gukurikiranwa ari hanze ntafungwe, ariko bikagendana no gutanga amafaranga y'abandi. Urukiko rero ntako rutari rwagize ngo rubigoragoze no kumukatira iyo myaka 2 gusa, byari impuhwe. Icyo gihe hari hashize icyumweru amaze kwishyurira mama w'ibitaro. Yarakiye ku mutima kuko yari yijejwe na Tiana ko azita kuri mama w'agakira. Nyuma y'umunsi umwe, umuyobozi w'ibitaro kuko byari byaragaragaye ko yagize uruhare mu rupfu rw'abarwayi benshi bitewe no kwanga kubaha ubuvuzi kubera kubura amafaranga, yatangiye gukurikiranwaho ibyaha bikomeye bishingiye ku nshingano yari afite n'ingaruka byateje. Ibyo byafashwe nk'uburangare bukabije no kwirengagiza inshingano ndetse no guhohotera uburenganzira bwa muntu, kuko ubuvuzi bwari uburenganzira bw'ibanze bwa buri muturage. Wa muganga yemeye gutanga ubuhamya, avuga ko uwo muyobozi yatanze amabwiriza yo kwitata ku murwayi udafite wo kwishyura kandi ko apfukiranaga amakuru ajyanye n'uburwayi mu gihe cy'ikibazo gikomeye ngo wenda bibwire leta igira ikibafasha. Yagombaga guhanwa n'amategeko. Yahawe igihano kirimo igifungo cy'imyaka 5. Byari bisobanuye ko amaze gukurwa ku mirimo ya leta kandi yasabwe kwishyura indishyi ku miryango yabuze ababo bitewe n'ubwo burangare. Intego yari yo kumuhandira uburangare bubyara impfu zakabaye zitarabayeho no gushyira imbere ubuzima bw'umuturage kuruta inyungu z'amafaranga. Icyakora amavuriro ya leta n'ayigenga yabaga afite uburyo yateganyije bwo kubona no gutanga imiti ku barwayi. Hari igihe imiti ikenewe n'umurwayi yabaga yarashize mu bubiko cyangwa ikaba itarimo, kuko atari buri bwoko bwose bw'imiti butangwa ku buntu cyangwa bwashoboraga kuboneka mu bitaro. Ibyo bibazo byabaga bikomeye cyane iyo umurwayi nta bwishingizi yabaga afite, kuko yabaga asabwa kwigurira iyo miti mu zindi farumasi, bikaba ikibazo gikomeye cyane iyo nta bushobozi yabaga afite. Ariko nanone leta yemeraga ko uburenganzira bwo kuvuzwa ari ihame fatizo. Niyo mpamvu yashyizeho uburyo bwo kwishyurira abaturage serivisi z'ubuvuzi n'andi mategeko agena uko abaturage barindwa gutakaza ubuzima kubera ubushobozi buke. Nubwo umuyobozi w'ibitaro yagerageje gutanga impamvu zifite ishingiro, we yangaga no gutanga imiti yabaga afite mu bubiko. Ikindi, ibitaro byari bifite farumasi ku buryo ari gukorana nayo, ariko bagafasha umurwayi cyangwa se aho bibaye ngombwa bakitabaza leta. Yari kudahanwa iyo abarwayi bari kuba batabasha kubona imiti bakeneye kubera ko itabonekaga ku bitaro kandi ko nta bushobozi bari kubona bwo kuyigurira hanze. Icyo gihe nubwo abaganga bari kuba bafite ubushake bwo kubafasha, bari kubura uburyo bwo kubagoboka. Iyo ari indwara ikomeye bishobora gutuma umurwayi asubizwa mu rugo adakize cyangwa se akarushaho kuremba. Iyo bibaye bibi cyane muri iyo mimerere ashobora no kubura ubuzima. Kubera ko ibitaro byari bikeneye umuntu wo kubihagararira akamusimbura, raporo ya Tiana yagaragazaga n'uwabasha kumusimbura ari we wa muganga. Ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima bwabitekerejeho, wa muganga agirwa umukuru wabyo. Ndetse mama wa Lionel abona umuntu wo kumurwaza bihoraho kandi akabikora neza. Yagendaga arushaho koroherwa, Tiana nawe akomeza kumusura. Nyuma y'ibyumweru 3, ubwo hakaba hari hashize ibyumweru 2 Lionel akatiwe, yishyuye andi mafaranga. Hashize indi minsi mike umukecuru ari kugenda ashobora no gusezererwa. Tiana yagiye kureba Lionel ku munsi wo gusura. Lionel yasohotse atazi umuntu uje kumusura uwo ari we, ahageze asanga ari Tiana, asa afite ubwoba amubaza ati mama ameze ate? Tiana amwenyura yaramusubije ati ameze neza Lionel, kandi vuba ari busezererwe. Lionel yahise amubaza ati ubuse abasha kubona ibyo kurya? Ninde umuhindurira imyenda? Basi se mwaretse nkajya mpabwa 1/2 cy'impungure nari guhabwa
izindi mukanshakira uko zimugeraho uko n'ubundi mwemeye kumfasha, aho kugira ngo bame isahani yuzuye bajya bayikatamo kabiri, igice kimwe bakacyoherereza mama, noneho ikindi nanjye nkagisigarana akaba ari byo ndya. Diana yananiwe kwifata, amarira amanuka ku matama. Lionel we yarabibonye agira ngo wenda hari mama we yapfuye, akaba yaramubeshye. Yaramubajije ati wambeshyaga, uje kumbwira ko mama wanjye yapfuye niyo mpamvu uri kurira? Diana yanze kugira icyo amuhisha, amubwira ko mama we yari ari kwitabwaho. Lionel yarishimye cyane, yishimira Diana ariko nta kindi yari kubikoraho, yaramushimiye gusa. Diana yasubiyeyo ariko akajya akomeza gutekereza cyane kuri Lionel. Yari yamufashe nk'umuntu w'intwari washoboraga no kwitangira mama we ngo abashe kubaho. Yatekerezaga ku kanyamuneza yabaga afite iyo abwirwaga amakuru ya mama we, akivugisha turiya musore afite urukundo. Aramutse akunze umukobwa, wasanga nawe yamuhangayikira nka mama we akaba yanamwitangira. Ibyo byatumye yongera kwibaza niba koko atari no gufungurwa. Haburaga iminsi 13 gusa igihe cyo kuba batanga ubujurire kikarangira. Yiyemeje kumuha yo kwishyura Roza nk'indishyi. Ikindi yapanze uko yabanza gusura Roza akamwumvisha ko akwiriye gusabira Lionel imbabazi. Yari no kubwira Lionel akemera ko azatanga ihazabu, bakaba bamufunga mu gihe gito cyangwa igifungo bakagikuraho. Ariko byose byari gusaba ko abanza kujurira akongera kuburana bundi bushya kugira ngo imyaka 2 yari yakatiwe ikurweho. Ibyo bitekerezo yabishyize mu bikorwa, abanza kujya kureba Roza. Yaramuganirije amwumvisha ukuntu Lionel yari yahuye n'ikibazo gikomeye kandi ko yitabaraga. Yirinze kuvuga ko kumufunga ari ukumurenganya, gusa abwira Roza ati abana b'abahungu bakunda ba mama babo, bakora buri kimwe kubera we. Kandi uriya musore ni inyangamugayo, iyo abishaka ariko yatwara yose. Yifatiye yari akeneye. Roza nawe yabitekerejeho aravuga ati umugani se koko nawe yatwaye iyo abishaka. Ikindi kandi nanjye narabibonye, ayo mafaranga yatwaye si uko yashakaga kuyarya cyangwa kuyaguramo imyenda, ahubwo yashakaga kuyafashisha mama we kandi yose yari yakoresheje. Nanjye nababajwe nuko umubyeyi we yari yanze kuvurwa kubera gutinda kubona amafaranga yo kwishyura. Nahise niyumvisha uko byaba bimeze ari nkanjye bibayeho. Ubu namaze kubyakira, ahubwo nshimira Imana ko nabayinjije bakanyiba, ubuzima bw'umubyeyi ungana nanjye bugatabarwa. Diana yarishimye aramubwira ati Lionel aragusubiza amafaranga yawe atange n'ihazabu. Nifuza ko ahanishwa igifungo gisubitse agakurikiranwa atari muri gereza kugira ngo abone uko yita kuri mama we. Rose yarabyemera aramubwira ati ahubwo rwose nimushaka muyagumane, njye nzaza kumusabira imbabazi niba hari icyo byatanga, kuko n'ubundi gufungwa kwe ntacyo biri kumarira. Ubwo se atari umutekamutwe, ikibazo wenda nuko ari kuzatuburira abandi bantu, ariko we namwumvise ntabwo ari umutekamutwe mu buzima busanzwe. Kubera ko iminsi yo kujurira yagendaga ivaho umwe, Diana yagombaga kubyihutisha igihe cy'ubujurire kitararangira. Yagiye kuri gereza aganiriza Lionel amwigisha uko byari kugenda. Yamubwiye ko azamwishyurira amafaranga yo kuriha Rose kandi akamutangira ihazabu ndetse akamushakira umwavoka mwiza ushoboye. Lionel byaramurenze abura uko amushimira, dore ko yarakomeje kumwitaho no kwita kuri mama we. Mama wa Lionel nawe haburaga iminsi mike agasezererwa kuko yaratangiye gukira. Diana yifuzaga ko Lionel afungurwa mama atarasezererwa. Lionel nawe yahise asaba ubujurire, bidatinze bamwemerera kuburana. Umwavoka we yasabye ko agabanyirizwa ibihano, atanga impamvu zifatika zigaragaza ko Lionel atari asanzwe yiba kandi ko yabikoze atabara ubuzima bw'umuntu ndetse ko yemera no gutanga indishyi. Rose nawe yari ahari amusabira imbabazi birushaho kumvikana kuko ari we warakorewe icyaha. Urukiko rwemeye ko ahabwa igifungo gisubitseho cy'amezi 3, bivuze ko yarakatiwe gufungwa amezi 3 ariko atari muri gereza. Yarahawe igihe cyo kwikosora kandi byari biteganyijwe ko muri icyo gihe natongera gukora icyaha atazashyirwa muri gereza na rimwe, keretse wenda yagwa mu rindi kosa iryo ari ryo ryose mu mezi adashize, ubwo ari guhita afungwa ku kanya. Yanatanze 200,000 ni amafaranga urukiko rwamutegetse kwishyura nk'igihano cy'ingwate y'icyaha yakoze ariyo bita ihazabu. Akirikurwa yashatse gushimira Diana aramubura. Amafaranga y'ihazabu iyo yari yatanzwe n'umwavoka we. Yaragiye ahobera cyane Rose aramwongora ati mwana wa, ibibazo urimo nanjye ndabizi. Ayo mafaranga wemeye navuganye na Diana ntuhangayike rwose. Yihuse yagiye kureba mama we ku bitaro, atungurwa no gusanga Diana ari gufasha mama we gupakira ibyari kwa muganga. Yari yanashatse umushoferi wo kumutwaza akamugezi we kandi yarakimubeshya ko umusore wari mu kazi aho kuba muri gereza. Lionel akigera mu bitaro akabona mama we yarakize banamusezereye, yahise amuhobera aramugundira. Mama we ararira cyane ati mwana wa, warakoze cyane rwose, iyo ataba wowe mba narapfuye. Lionel yarahindukiye abona Diana ari kurira byamurenze. Yaranejejwe no kubona Lionel yongera guhura na mama we. Diana yahise amwegera aramuhobera cyane. Lionel biramurengagira ikiniga. Yabwiye mama we byose ahereye iruhande, amubwira ko byose byakozwe na Diana, ko we nta ruhare yabigizemo na ruke uretse urwo kwiba amafaranga. Yamubwiye ko yafunzwe n'inzira byaciyemo ngo afungurwe. Mama we yegera Diana aramuhobera. Byari bishimishije byuzuyemo amarira y'ibyishimo. Diana yiyumvaga nk'ari kumwe na bene wabo cyangwa ari mu muryango we. Nawe ntiyagiraga mama we, yari yaramubuza kimukeneye cyane. Yabashaga kwiyumvisha ko Lionel yaranezerewe. Lionel yaramurebye aramubaza ati Diana, nzakwitura iki koko? Sinzi ikintu nagukorera ngo ubone ko nahaye agaciro ibyo wakoze. Nta butunzi mfite ngo nzakwishyure, nta kintu naguha cyanganye agaciro n'ibyo wakoze.
mbwira nzakwitura iki? Mama Lionel nawe yamubajije icyo kibazo, aramubaza ati tuzakwitura iki koko? Ni iki twaguha gihwanye n'ibyo wadukoreye? Tiana yabasabye ko bava mu bitaro bagataha, ibindi bakaza kubivuganaho nyuma. Bageze mu rugo, Lionel arafungura barinjira. Tiana arababwira ati nta mama ngira, nta musaza wanjye ngira, munyemereye mwazambera umuryango, niyo nyiturano yonyine nkeneye. Mama Lionel yarongera aramuhobera, aramushimira cyane, aramubwira ati ndishimiye kuzakubera umubyeyi, ujye unyita mama wawe guhera uyu munsi, nanjye nzajya nkwita umukobwa wanjye. Lionel nawe akwita mushiki we. Lionel yabaga yumva yamuhobera, ariko kuko yari umupolisi agatinya kumwegera. Tiana aramwitegereje, barebana mu maso akanya kanini, ahita amwegera aramwihoberera, bamara umwanya bahoberanye bose bitse imitima. Mama Lionel yarishimye, gusa babwira ko agiye kubanza gukora amasuku. Tiana aramubujije ati hoya mama, reka tuhikorere wowe uruhuka, sinakubwiye ko nabaye umwana mu rugo? Bashatse imyeyo mu ndakatsi, barakubura hasa neza. Hanyuma Tiana asaba Lionel ko amuherekeza agataha. Basubiye ku muhanda aho umushoferi yari yaparitse imodoka, binjiramo. Tiana abanza kumubwira ukuntu yakunze ubutwari bwe. Mbere yo gusezeranaho, Lionel yamuhaye nimero ye, asohoka mu modoka. Tiana asubira mu kazi. Nyuma yo gutandukana buri masaha 6, Tiana yahamagaraga abaza Lionel niba momo yaramutse neza, niba yariye, niba yiriwe neza. Ku mugoroba bakamubaza uko amerewe. Icyumweru cya mbere gishira ari uko bimeze. Muri iyo minsi Lionel yari yarasubiye mu kazi ke. Ubusanzwe yari yarize kubaza, ariko kazi yakoraga mbere yuko mama warwara. Tiana yishimiye ko burya ari n'umukozi nubwo atinjizaga amafaranga menshi. Uko bakomezaga kuganira niko barushagaho gusanga bahuje intego, bahuje ibyifuzo by'ubuzima bifuzaga kubamo n'intego bifuzaga kugeraho. Bidatinze batangiye gukundana. Tiana wari umupolisi yemeye gukundana na Lionel, bahujwe no kuba yaragiye kumuhanira ko ari umutekamitwe. Nyuma y'igihe Lionel amaze kwiteza imbere, yafatanyije na Tiana bubaka inzu nziza, bagura ibikoresho byo mu nzu, bategura n'ubukwe bwabo bafatanyije. Ubukwe bwaratashye butangaza abantu benshi cyane bari bazi uko bahuye. Kugeza uyu munsi baracyari kumwe kandi babanye neza. Tiana yumva yakora byose ntatakaze Lionel, kuko Lionel nawe yakwemera gutakaza ibye byose harimo n'ubuzima bwe kugira ngo arinde abantu akunda. Tiana abona atazasazira mu gipolisi, ari guteganya kubivamo agafatanya n'umugabo we, amafaranga bakayashora mu bikorwa by'ububaji. Nadusoreje inkuru yacu y'umupolisi wikundiye umusore w'umutekamitwe. Niba wayikunze usige like nk'ibisanzwe, ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.